ugiye se aho wagendeye byagenze ute ngiye gupfa dayi iwanyu mani ubu wasanga na mukanya ugiye kohereza akamesaje ati mbabarira ameze nabi ariko se koko ngo waramutunze ariko ngo na Derek nawe wabanje gukabya mwana ese ko numva abagore bose banunze bizarangira gute se nagukora mani bizarangira usubiye kwa nyoko nese urumva bizagenda gute agase mwana azajya se kwa nyina mwana ariko sinzi icyo wikanze tu ese mani urumva naba naragutunze mani urumva naba narakugaburiye ngiye nkananirwa kukubwira oya tuvuge nyine uri buze guceceka mvuge icyabaye akoroba Derek namonye mu kiganiro ya nubwo ari ikiganiro cy'umuniga w'Idage numva avuzemo ngo yaragutunze umvise amaze kugutunga ngo yakumenyeye byose none utangiye kumumenyera ugenda ngo wicaho gacano n'ubundi usore umusebye uyu mukobwa tujya guserera sinzi niba ari bumva ijambo ko numva afite umunwa muremure abantu bose bakurikiranye chano yanjye ya Derek Family Show nari nsanzwe nkora nk'ibisanzwe nkorana n'uyu mukobwa bita Oruga nako n'uyu mugore ariko se mwarabanaga mu nzu umugabo n'umugore cyangwa n'ibyo ntabwo njyewe ntabwo mani ibyo bigoro byo kwiyita umugabo w'iki gicucu ntibongere kubivuga mumbabarire ntabwo njyewe ndi ahubwo nubwo yari ari kukubaha navuge se iyi mbwa yabanaga n'uyu mugore wenda byakumvikana bari no kukubaha bakavuga umugabo buriya bari kumbabaza ntabwo babizi nyine ngazi bamvuge basi nanjye nawe ndaza kuguha ijambo oya njye ndazibuka aho ziva ndumva biremereye n'umusumba zikabana n'umugore ndakuraye uyu mukobwa nari nsanzwe nkora planka zanjye cyangwa vloge zanjye bya buri munsi bisanzwe uyu mugabi aza guteretana n'ikijama nari buze kuvuga nacyo ariko niba ngombwa nzakivuga mani reka nkubwire niba ugiye kuvuga vugisha ukuri uraramuka ubeshyemo n'akantu uko byagenze uceceke wowe ufunga icyo gikamera cyenda ku cyo kikoro cyawe ibiki byagiye ma wowe uravugisha abakecuru wowe uri impande ceceka mvuge nawe uravuga sibyo uyu mukobwa yarifataga ngaho akava mu rugo ceceka mani bakumyutinge se ngavumbura twuba ariko rero mutarakomeza kuvuga mumenye ko Fisi Nyamunini ari ahangaha ariyo mpamvu ari inshuti yanjye komeza abyumvise uyu mukobwa yageze igihe atangira guteretana n'uwo mujama amisha ko bateretana atuye muri Amerika ikintu cyari kirenze uwo mujama ni inshuti yanjye twaravuganaga uyaza kunyura inyuma batangira kuganira uyatangira kumubwira uburyo ki abana ngo n'umujama ngo utamusukisha ngo utamuhereza ngo amafaranga nyine atangira kumara bitatu ariko se koko tushyize mu nyurabwenge warabikoraga niba muzi Oruga n'ibyari mwamubonye adasutse nabwo igihe cyonyine yabonetse adasutse ni uku kwezi kuriya kwashize kandi nabwo niwe wabishakaga ntabwo ari iyindi mpamvu yuko nabuze amafaranga gute umuntu yifata akamaro ukwezi adasukishije wowe ukuntu gutakoza bijyana icya mbere hari filime twari turi gukina bagende bayirebe iyo filime twayitangiye udasutse vuga mani ko nta mafaranga ugira ureke kubeshya aho ngaho ubusa mbese ubu mvuga ibyo ushaka mvuga ibyanjye nkora iki none se Derek urarenga aho ngaho SMS ejo bundi badarapye ndanamubonye wa mujama bateretana ari hano SMS yagaragaye Oruga ari kwaka 10,000 mu diaspora byo kujya gusuka ibidodo byari byagenze ute ni kwa kumara bikamana ibidodo mwana by'icumi urumva Oruga yateretanye n'uwo mujama ako mani namwe muzajya muvana aho ngaho ibintu by'amatiku umuntu ugiye kumwaka amafaranga wamwaka 10,000 nyine barakudarabye bande nta muri se barabidarabye twarabiciye uwo si ngewe ubwo yari amaze iminsi ngateretana n'aka kabwa k'akajama
barangije bajya kumfatiraho furi ngiye ngo vugana n'abadiyesipora sabaye badiyesipora mani umudiyesipora ese ako kari gakabwa uvuga ni cyangwa wamwaka n'amafaranga agaragara. noneho reka mbanze nyine nkubwire wewe wamaze kubona yuko utazigera uvugana n'uriya mugabo turi kumwe mu buriri. Ikintu uyu mukobwa yahisemo yatangiye kuzajya abyuka nijoro akagenda ariko yaratangiye gutakira umugabo ngo tuba mu nzu natumushimira. Reka witonze aga witonze abanza kumvure ndaza kumusubiza nasoza. Niba ngombwa chat zawe nzazishyira hanze ibyo uri kwivugisha bicece. Oya nago ngusaba uburenganzira mbabarira uzidarape nonaha. Ariko kuki musunikiriza abantu mwana? Ntabwo turi kubasunikiriza mwana. Kimusunikiriza abantu. Nawe uri kumusunikiriza. Ngaruka kujyanye na video yawe siri hanze. Yivuge nayo mayidarape. Ngiye uburenganzira ndabubahaye. hari na video se kandi YouTube hari ibintu itemera koko. Oya ngiye uburenganzira ndabubahaye muyidarape hano. Seri. Izo chat niyo video. Ako mani tuzajye tuvuga n'ibintu turi bukore ngiye nabaye uburenganzira. Umutekano wanjye n'umutekano wowe turi kuvugana icyo gikorwa n'igituza. Umutekano wawe n'umutekano wo muri kuvugana bazakubeshye mani ngiye nago ndishinyo nkuru yuki urumva? Ubyumva bikira no muri uwo mutwe wawe. uko ibintu n'ibikina Ariko ngo nagurisha Nago ndishinyo nkuru yuki. ako rero mwana ngaba n'abagore baba barivumburiye ase abantu baba bari kumva urugabo bumva bari kumva umuntu nyine nabo bateze amatwi. Ako utakeneye kunyumva yajya no kuryama. Nyamara uko kwishongora nuko iminsi mike. Uko iminsi mike ariko gute? Ubwo rero uribara watumye kakuzaho. Mani reka amazina nabikubwire none unabyumve sibyo nimba utari unabizi ubanza unabyumve neza. Uwo mudiyesipora uri kuvuga dukundana mani nta nubwo yamereza ibihumbi 10 urukumva agomba kumereza amafaranga agaragara nawe atamereza amafaranga agaragara nka mutayawuzu kuko mani umuhungu udafite amafaranga azakundwe na nyina. Umuntu nzakunda adafite amafaranga n'umwana wanjye nibyariye uri kumva undi muntu wese uzangeraho nta mafaranga azasange nyina ari we ujya kumuhereza urwo rukundo ngiye ntabwo mfite guhereza umuntu urukundo udafite amafaranga. ngezemo ubwoba ariko ubu mama ngo bari we bajya bakundane ariko urabona ko ari kwikora mu bwanwa mwana ujye umwubaha uyu mugabo wawe. Buri wese buriya natwegerere kuri kamera turebe. Ako reka mubwire uruga wenda reka ndeke kwihagararaho mubwire ukuntu ibintu bimeze bro. Man nyine uri mu baby ndi kwicuza binarenze ikindi gihe cyose nigeze nicuza. Wari wicuza se? Niba ari ubugoryi nta nubwo uzicuza ahubwo uhora wicuza kubera ubugoryi ugira mu mutwe. Ako mani kwera ikibareba umuntu bakabona akuze kandi akuriye ubusa nk'igihaza. Asaderi uyu mugore wawe waragenda ugahaha mugasangira cyangwa waryaga ari hanze? Narahaga nkaza nkamugaburira. Aho ntacyo narenza. Ako mugabo urabona kuko direde zenda kuza. Mani yabuze ibiceri byo kogosha direde se mani ko wagenda ukicara hara mu mujyi muri clipa bakagusuka direde ukishyura ibiceri byawe. Iyo utabifite nyine utereka umusatsi nka kuri kugira urebe ko bizikaraga direde zikaza. Abasuza abigenza gute mwana? Koza mwana abagore cyakoza nyine ntacyo muhishiye byinshi mwishiye byinshi cyane. Wadarapa se? Ako yanadarapa mani ngiye namuhaye uburenganzira yanadarapa.
ako se ku buryo ngo yajya gufata imyanya yayibanga akayishyira hanze yadarapo rwose nta kibazo. imyanya y'ibanga se ngo arayibitse siwe njya numva yivugishwa ngo yasebye rimwe nta darape rwose. ninde wasebye rimwe se nyamara mu kanya waba wiyizi woya darapo undi urira mani twe nta marira tukigira. ariko ngo ufite abadiaspora bari mu biceri nawe nyine afite ikibazo ariko mani banabimaye baba babifite bagomba kubima nese ngenda bahereza mani ndabigura uyu musore bagomba hari ikintu wamuburanye kubimereza ko yagusukishije hari icyo batabima bakabireka. kora byo menya mwana menya icyo cyagushiranye Derike buriya ntari bazi si cyiza nagukoreye ni ikihe mada bose urumva ikizabara nkore ahubwo ngewe urabura kunshimira ibyiza nagukoreye ukaza ukivugishwa ngo umugore oya we kuba ntaki icya mbere mu buriri ntabwo uri tayari ubu se ni iki cyiza wankoreye ngo icyo ni cyo nakabaye tuvuga muri icyadani ubu ni ikihe cyiza wankoreye nese mani umuntu yaba ari kumwe n'imbwa ubundi akazaba tayari bigenze gute? iyo umuntu ari kumwe n'umugabo aba tayari iyo ari kumwe n'imbwa arabyimenyera. hasi ibintu bizagenda gute mwana ikibazo si uko nari tayari ahubwo ikibazo ni uko nari ndi kumwe n'imbwa idashoboye. akantu mwana k'imbwa uranyibukije shaka umuntu nihaga none utangiye no kuvuga ko akojademika ako none se nanihaga gute kandi nashoboye nanihaga gute kandi nashoboye umukobwa niba yarakundanaga na Derek akaba ari imbwa cyakoze urarenze tu ariko rero Deri umuntu arambajije twegeranye ahantu ndi niba umukobwa yarakundanye n'imbwa ngubu ngo ageze ku mbwa z'inzungu reka uwo muntu umusubize urumva ngewe nta rukundo urumva nta rukundo ngira nta n'urwo neze kugira. hari akantu washakaga kuri Derek warakabonye urumva rero niba yatekereza yuko nakundanaga na Derek ibyo ntabiriho kuko nge nta rukundo ngira. Derek waramufasha narinje kumufasha kugira ngo ndebe yuko namurenza iminsi mibi rero igihe cyanjye cyo kumufasha cyararangiye nashaka undi mugore uza mu buzima bwamufasha. wenda simuteze iminsi ariko ngo uhaye ukwezi kumwe nuticuza nzamenya ko watangita Derek wallahi nzamenya ko nitwa Derek nuticuza ngo upfukame ku mavi yawe nsaba imbabazi nzamenya ko watangita amaboga ari hano hanze wowe urumva ngiye naza kukucuza wowe n'abasore bari hano ukwezi kumwe nudapfukama ku mavi yawe wowe umva mutayipinga guys munakora kuri go yashonje sha wabona afite wayidiza ko ubu yafashe akayabona ajya kugura ako k'igihumbi ngo bagire ngo akomeye muziranye ako mani ko nkuzi wagiye utuza akakunywa ka wayini mwaza uwanywa ko kugaseka kuriya oya mani niko kabura nayo yayidubuye yashyizemo amazi kugira ngo arebe ko kano karayivu karangira kiri gusoma ku karahuri. niba atari wayini niba atari koka nazamura icupa rya wayini turirebe ntiyaribura hari oya narizamura wawe umusebeje ko yicaye mu ntebe mpamvu nihangana nawe ry'ibyo ndi kumva ariko ntabwo wayerekana mwana mugore warakuze ubu ntabwo turi saa sita na 53 ngo tugire ngo rero ukora muri ofisi izi sase uracyari mu kazi da ese mani ngiye ko ntakora akazi ko kwicuruza ngiye nkora akazi ko mu ofisi ugakora n'inde nyine
ugakora ukora ni akicuruza ninde nuwa hostinze ntago yaba ari umukobwa hano turi batatu oya bari mugatoramo nabi tubiza ukora ako kazi ninde waba akora ako kazi akaba afite umwanya wo kuza gupfusha ubusa hano ahubwo yakaba yari muri ako kazi cyane wabwiye ko ariko rero ngo mwana ngo yatse umudiyasipora mwana 10 ry'imisatsi inde ako ibyo ni ibisanzwe ababebi bagira ahubwo manukara y'ujye gucoresha wa mukecuru wawe urebe ko yaguhereza azaguha se wafite iki nshuti yanjye ako mwagiye mushaka n'abantu bazima bafite ibiceri bakanabaremera mukamenya ko mutanavuze amagambo y'ubusa akawanyumvira uwo mukecuru nande wakoraga umuriro ubwo se iby'umuriro bizanye gute mwana cyane umwe yaguze igitanda wowe igitanda mumure ari mu rukundo rushya ngo kandi nirwo rwa nyuma uwo mukobwa iryo jwi si rimwe ryavuga ngo iki gitanda ni icyacu akasuko mutangiye iki mwana niko deri uwo muntu ubundi ko numva ari kuvugira kure akegereye fone akavuga nawe tukamwumva tukamusubiza nanjye ntabimbwa mbabarira ngo nawe atahinduka umutima nakomeza kuvugira kure arisanga yabaye awundi deri nta kundi nyine icyiciro cyawe mwana zero umwana arakidarapye nyine ntose wabigenza ute oya nta cyiciro cya imana ariko ntimukajye mwumva amagambo y'izingegera ziba ku muhanda akayaye magambo mani kakariho kavuganye bro n'uyu munsi ndacyafite kuguhehera wowe uko iminsi yose uzabaho n'ingiye uzakubeshaho mu gihe utafite ntacyo bazakubesha wowe suri iki nabonye cano yawe nta kindi uri kwikoraho ari itiku ryanjye uri kuza kudaraba ufite ikisa ego kuba abanye imbaga ariko twakoranye cyangwa ntabwo wayibonye ukore nk'akaganiro utavuze oya uriya muntu wamubonye cyangwa ntabwo wamubonye wahuriye wabonye ahuriye nawe ngagenda genda ubirebe urebe ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo dukosore ugenda ukora akaganiro utavuzemo Derek ntabwo bishoboka bazutubize uriya muntu twakoranye hari izina ryawe ugeze wumva tuvugamo ariko ntukajya ugereranya mani ntukajya ugereranya amafaranga n'ibintu by'amafuti basubije ibyo nakubajije ukareka kuvuga ibindi urabona wowe urabona uriya mujama mwahuriza mani hari ubu yagusize akantu gatoya mwakoranye urumva urenze urumva uri igitangaza hari utujama hari n'abajama aha rero niba uri akajama ntukajya ubona umujama ngo usangire uzane ibintu by'ishyari urumva ufite inyota nkwerereze jibu ubanza unywe ya bibiri se ndetse kariya akwiriye mani ubwo jibu nayo irahenze umuntu yajya kumukomera muri ya amara ikibazo uruga akambwira niba bino bintu azabisubiramo umunsi cyangwa akajya kumudahira Nyabarongo akaba ariyanywa uzabisubiramo bino bintu uri kuvuga none ariko ukuntu bari kwandika ngo uri gusebya ngo yakuraragaho baje kumundazaho ariko yari uri mu bitaro akaza kugusigaraho ubwo nabo bari bahari uruga cyakoze areka ubwiza uracitse ku rwego hasi bizagenda gute ko abana bose bari kumenyera aba legend mwana legend waheye ndebera nk'uyu dore n'ibyago ubu nawe rero uri gutuma yitera ipeti ni wowe uri gutuma yizungurutsa muri iriya ntebe kuriya ako reba ibikorwa biza ari ibifana ejo bikazengereza abantu cyakoze bifana se wowe ninde wagufana wowe n'ibintu uvuga byose ko ntagufana kuko ako se birabiye ngo ntabwo maze depression yose nakuvuye kano kanya uvuze uburyo utampfana ubwo nkawe koko wambura depression biciye mu buhe buryo
byaba biciye mu zihe nzira ngaha nawe nsubiza ariko ibi bintu ntabwo byoroshye. ako mwana hari n'abantu bipasa muremure yagiye ku mukobwa atazashobora kumenyera buri kimwe. ese icyo wabonye yamumenyeye ni iki? ariko ngo iyo misatsi mwari kuri porofile niyo wari wayigusukishije none uranze uramusuzuguye mwana musatsi ngo umwereyeho. ninde ubikongoreye? dusundire ariko reka tubireke shahuru oya banje mwana reka namusezeranya oya reka tubivuge reka kubireka tubivuge. uzi ikintu nagusezeranya nuko utazigera umureka. nagusezeranya nuko wowe nyine wowe nta na kimwe wantwara ubwo kabiri sijya n'isezerano. ni isezerano muhaye kabiri nta na kimwe nagutwara se nzatuma ahubwo twaba twahuriye ku buryo nta na kimwe nagutwara. kabiri nzatuma aya magambo uri kuvuga uyicuza. gatatu uzapfukama hano imbere y'abantu kuri live nsaba imbabazi. hehe uzaba wamufungiye ibyo kurya se. uyu sangenzaho simwihorere ntacyo nanjye ngiye kwemera mfunga imbuga zanjye ukwezi kose uruga nkwereke yuko nyine ibyo uri gutekereza ngo derike n'imbwa bidashoboka. ndaje nemere ukwezi kose mugendeho ahubwo se mbere y'uko uzifunga imbere y'abantu wowe mbere y'uko uzifunga abantu ugasiba isura yangiriwe. ahubwo se wasibye njye ndasiba rwose. yo urasiba se mama urasigara n'iki? njyese iyi tiktok ariko ntabwo ingaburira. ngagenda usibe turebe sha ndanagushyigikiye. wowe rero niba ujya gucoreshaho njyewe ntabwo njya gucoreshaho ntabwo ingaburira. mu nyuguti ntoya ariko roderi kujya umenya ko ari wa mbere mu Rwanda kuri tiktok. turimo dushyiraho mumariye baze nyine ukuntu aba ari kumenyera mwana. mumariye iki nyine? njyewe se bimariye iki kurangaburira? icyo bimariye cyose mani iyo kirihishe. tiktok yawe ufite